Niba ukurikirana cyane imbuga nkoranyambaga, nta kindi kiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu Rwanda, yaba YouTube, TikTok, Facebook ndetse n'ahandi hatandukanye. Ikintu kiri kuvugwa cyane ni amagambo Ngabo Robin yatangaje kuri Muyombo Thomas. Ayo magambo rero yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga kugeza n'aho umugore we yaje guhangana n'abibasiye umugabo we, ndetse anakoresha amagambo yatunguye benshi. Tugiye kurebera hamwe ayo magambo yavuzwe n'umugore wa Tom Close. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Mugisha TV. Niyonshuti Ange Tricia, umugore wa Tom Close, yinjiye mu rugamba rwo guhangana n'abibasiye umugabo we, agera ku rwego yibutsa umunyamakuru watangije uru rugamba ko umwana akina n'ibere rya nyina adakina akora mu bwanwa bwa se. Aya magambo akarishye ni kimwe mu bitekerezo umugore wa Tom Close yakoresheje mu rugamba rwo guhangana n'abibasiye umugabo we, rwatangijwe n'ibyavuzwe n'umunyamakuru Ngabo Robin usanzwe akorera Radio 10 na TV 10. Muri iki gitekerezo, Ange Tricia yanyujije kuri Instagram yagize ati: "Aba ni bamwe badafatiranywe kare, ejo babyuka batuka n'igihugu cyababyaye." Wenda avuga Tom Close gusa, ariko ufasha abanyamakuru bose beza b'icyo gihe, radiyo na sosiyete zose zatanze ibihembo uzigize ubusa. Ngabo Robin, jya uvuga ibyawe gusa ariko ntugashyiremo abandi banyarwanda, abenshi banakubyaye. Uretse ubu butumwa, Ange Tricia kuva ku wa 18 Kamena 2025 yagaragaje umujinya w'uko inabi buri umwe wageragezaga kuvuga nabi umugabo we yinjira mu mujyi wa Ngabo Robin, wavuze ko uyu muhanzi yakabirijwe cyane mu muziki w'u Rwanda. Hari nk'aho umufana yavuze ko mu bihangano bya Tom Close nta kirimo. Ange Tricia yahise amusubiza ati: "Jya kugishakira muri bene wanyu." Ibi kimwe n'ibindi bigaragaza gushyigikira umugabo we, Ange Tricia yabyinjiyemo nyuma yo kubona amashusho ya Ngabo Robin washinjwe na benshi mu bakurikira imyidagaduro gupfobya Tom Close, nubwo hari urundi ruhande rwamushyigikiye. Ubwo uyu munyamakuru yari abajijwe ibyo yavugaga kuri Tom Close, nawe ubwe yabanje guhamya ko ibyo yari agiye kumuvuga atari byiza, ko abivugira imbere y'abantu benshi. Uyu munyamakuru yavuze ko n'ikimenyimenyi igihe Tom Close yatwaraga Primus Guma Guma hatewe amabuye kubera kutamwishimira. Yavuze ko kubwe abona indirimbo za Tom Close za kera zitari nziza, ahubwo zakundwaga kuko zacurangwaga zonyine. Ku rundi ruhande, Ngabo Robin yavuze ko Tom Close ari umuhanzi ufite ikinyabupfura, ashimangira ko kiri mu byamufashije mu rugendo rwe rwa muzika, ibi bikiyongeraho no kuba yarize. Robin Ngabo yavuze ko atemera umuziki wa Tom Close, ati ku byo guhanga byo azambabarira anabyihorere kuko numvise n'indirimbo yakoranye na Bull Dogg kandi mukunda numva nimeze neza. Tom Close simwemera mu by'umuziki. Ni amagambo yahise asamirwa hejuru na benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ababa mu myidagaduro bahise bifatira ku gahanga uyu munyamakuru bamushinja gupfobya ibikorwa uyu muhanzi yagezeho mu myaka irenga 20 amaze mu muziki. Mushimiye wowe wakurikiranye ibiganiro byacu kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi.